Hello, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Umunsi tugiye kuganira ku itandukaniro rya Ogere na YouTube. Mukanya intro. Muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe tugezemo, kubwira umuntu ngo YouTube ni iki, ntekereza ko buri muntu wese afite igisubizo yagusubiza. Ashaka kubisubiza uko abyumva, ashaka kubisubiza n'uko yabyumvishe, ariko yaba yarumvishe YouTube icyo ari cyo. So YouTube ni platform abantu bose bashyiraho video runaka, bashyiraho amajwi n'amashusho. Ushobora gushyiraho video, ushobora gushyiraho amafoto agenda, ushobora gushyiraho amafoto amuvinga, ushobora gushyiraho amajwi ariko ajyanye n'amashusho. So YouTube ni platform y'abantu bose ku isi, aho umuntu wese ukora video cyangwa se ufite video ashaka kuyibikaho ayishyiraho. Nta kindi kintu na kimwe kirenze usabwa uretse kugira account kuri Google cyangwa se Gmail. Ukaba ufite email ya Gmail, iyo email igufasha gufungura account kuri YouTube, ukaba nawe ufite ubushobozi bwo kuba washyira video kuri YouTube. So YouTube abantu benshi barayizi, utayizi ashaka kuba adakoresha internet cyangwa se ukoresha internet ashaka no kuba yarumvishe ko hari abantu barebera video kuri YouTube. Ni platform ikoreshwa n'abantu benshi ku isi cyane, ikaba yaranamenyekanye cyane no muri Afurika. So muri Afurika naho iyi platform barayikoresha cyane ku buryo bushoboka. Ibyo rero bidatinze haje indi platform. Iyi platform yitwa Ogere. Ushaka kuba warayumvishe cyangwa se ushaka kuba utarayumva, ariko Ogere ni platform y'Abanyafurika ikora neza ibintu nk'ibyo YouTube ikora, ariko Ogere ni iy'Abanyafurika gusa. Ushaka ibintu byo kwiga, ibintu by'umuziki, lifestyle, content, abantu bose bakora content nk'uko dusanzwe tubizi kuri YouTube, yuko umuntu ashyira video kuri YouTube then abantu bakaza bakayishaka bakayibona. Ushaka gushaka ikintu runaka, ushaka gushaka uko ibintu bikorwa, abantu benshi baza kuri YouTube ari nk'ibyo bashaka, ariko Ogere yo ni y'Abanyafurika. So niba ushaka ibintu by'Abanyafurika bijyanye na Afurika, filime za Afurika, imikino ya Afurika, komedi za Afurika, ibintu byose bikorerwa muri Afurika, iyi platform nicyo yakorewe, ikaba yitwa Ogere. Ushaka kuba warayumvishe, abantu benshi bavuga uburyo ushaka gukora amafaranga kuri Ogere nk'uko YouTube ibikora. YouTube ifite kondisiyo zayigenderaho, Ogere nayo yazanye kondisiyo wagenderaho kugira ngo ukorere amafaranga kuri iyi platform. So kuri iyi platform ushobora kujya kuri Instagram ukandikamo Ogere, uhita ubona bafite application, uhita ubona ibintu bapostinga. Nanjye nuko nayibonye, nta muntu yigeze ambwira gukora iyi video, gusa nuko numvishe nshaka kuyikora cyangwa se nshaka gusangiza ibyo naba namenye kuri Ogere kugira ngo nawe bimenye. Ese koko Ogere yasimbura YouTube muri Afurika? Nicyo kibazo nabanje kwibaza. So nawe ushaka kukibaza. YouTube iri popular cyangwa se irazwi cyane hano mu Rwanda no muri Afurika hose, ndetse abantu benshi barebwa n'amamiliyoni utabara, cyane za Nigeria, Afurika y'Epfo. Ibyo ni ibihugu byinshi bimaze gutera imbere mu buryo bujyanye na YouTube, kuko abahanzi bayo bishyurwa amafaranga menshi ndetse bafite amamiliyoni y'ama-views kuri YouTube. So Ogere yaje ibyo ngibyo ije kubihindura kugira ngo abantu bashaka content za Afurika zijyanye n'ibintu bya Afurika bazishyire kuri Ogere, then Ogere ibishyura. Ogere yishyura gute? Ogere yishyura ibihumbi umuntu ugize abantu barebye video ye, views 1000 wishyurwa amadolari 20, views 10,000 ukishyurwa amadolari 100, views 100,000 ukishyurwa amadolari 1000, views 500,000 ukishyurwa amadolari 5,000, views miliyoni ukishyurwa 10,000. Uko niko Ogere yishyura abantu, ariko YouTube nayo ifite uburyo cyangwa se ifite ukuntu nayo yishyura abantu. Izo kondisiyo niba ushaka kureba ibyo YouTube igendera kugira ngo kwishyire, kanda hejuru
urabona video nakozeho, ibyo usabwa kugira ngo YouTube ikwishyure. Hano kuri Ogere regular account, ubwo nuvuga ngo regular ni account isanzwe, premium ni account iri VIP cyangwa se wishyura kugira ngo utangire kubona amafaranga. Ushobora kugera kuri platform ugasoma amategeko n'amabwiriza, niba ukora video, niba ukora ibindi bintu, ugashyiraho video zawe ugakorera aya mafaranga. Niba uri interested, niba sukunze iyi platform, mu burenganzira bwawe ukagenda ugashyiraho video. Nabonye hariho video nyinshi z'abanyarwanda, gusa ikibazo gihari ni uburyo aya views uyabona. Aya views uyabona kuko usanga video yarebwe cyane, yaba muri trending, yaba muri categories rebwa n'abantu, ugasanga video yarebwe n'abantu 1000. Ku bwanjye uko nabonye platform, ntabwo ari platform yahangana na YouTube, kuko YouTube izwi n'abantu benshi, kandi ntabwo bivuze ngo mu gihugu urimo nibo abantu bareba video zawe gusa. Isi yose iba ifite ubwo bushobozi bwo kureba video zawe. Irindi tandukano navuga kuri Ogere cyangwa YouTube nuko YouTube account uyifungurira ubuntu. Wowe igihe cyazagera wakora content, wakundwa, wabona abantu bagufollowinga cyangwa se subscribe, ukagera igihe ugatangira kubona amafaranga. Ogere yo mu gihe yo kugira ngo utangire ubanza kwishyura, kandi mu by'ukuri ibyo bintu wishyuye ntabwo uzi neza ko abantu bazabikunda cyangwa se bazabireba. So Ogere ushobora kugeraho ugatangira ukayigerageza ugakora ibishoboka byose, ariko still now cyangwa se muri iki gihe ntabwo Ogere ari platform ikwiye kugereranywa na YouTube uko mbibona. So niba nawe hari ukundi ubibona, byandike hasi muri comment aho Kurikiza Pictures. Niba utari wakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu, cyangwa se ukande no kukazogera kugira ngo video zose twakoze ujye ubona notification zacu hano kuri Kiza Pictures. Iyi ni video twabateguriye uyu munsi, turabakunda. Kurikiza Pictures, ciao. Yes.